none ikintu cya mbere katuhite tukivuga kirangire biri direct. Icyo kuba The Ben yarashinjijwe gutera kanta mu mutwe we ku munsi w'ubukwe kwe tariki 23 Ukuboza umwaka 2026 Convention Center. Kuba yarashyize kanta mu mutwe we, reka tubirangize. Reba amafoto abiri ari muri screen. Reba uwo mutsatsi afite, iyo kanta iri kugaragara yari iri munana edit. By the way, tubona muri iyo foto kanta irahari mu mutsatsi no mu bwanwa. Ibyo twe kubitindaho nta nubwo n'ibintu byadanje, ahubwo yo turi kubihuza n'amagambo The Ben we yabwiye itangazamakuru. Ikindi kubijyanye no kuba ngo yaraguze umutsatsi, nanone turafata ayo mafoto abiri tuyahuze. Hari ifoto iri kugaragara itariho umutsatsi, ni ifoto yafotowe mu minsi mikiciye. Niyo foto The Ben afite umutsatsi mwinshi nk'uw'abakobwa. We gonna look, turebe uwo mutsatsi wari wavuye he, afite mu manyuma yarawogoshesheje byagenze gute. Ikindi kintu kiratubera urujijo nuko The Ben we mwenyewe akirangiza ubukwe uriya mutsatsi wahise ubula. Means yuko tubisobanure gute uriya mutsatsi wahise ubula. First facts nuko The Ben we yagendaga mu nzira yambaye ingofero, twarabibonye. Black Against Party na mutsatsi yari afite, ahantu hose yagendaga yambaye ingofero kugira ngo abantu badakora analyse. Ariko ino ngofero navuga ko ari nk'ibintu byamurwiriye ubwo yari yitabiriye inama ya Jeannette Kagame nenye kubaho His Excellency Paul Kagame, ubwo yari agiye kuganira na Jeannette Kagame ari kumwe na Pamela. Iyi ngofero yahise ayikuramo. Ubwo yaganizaga ibindi bitangazamakuru yabiganizaga yambaye ingofero, ariko ageze kuri Jeannette Kagame ingofero ayikuramo. So agikuramo ingofero, itangazamakuru byakoze ibyabyo, bitangazamakuru byakoze ibyabyo. Hari ibyo byanarije, hari ibyo byabonye ku mutsatsi we, ari ukuntu byabigereranyije n'umutsatsi yari afite mu gihe cy'ubukwe bwe. Turaza turagenda dukomeza kubikomakoma, tuyikomozeho, tuhatera agatebe, tuhicare, tubisuggesting. Gusa muri uyu mwaka wa 2023 turangije muri rusange, mugisha Benjamin uwo bita The Ben yashinjijwe ibintu birenga bitatu. Byo byonyine abantu bahwihwisaga amagambo bavuga ngo Mugisha Benjamin mu nyumvire ngo atera kanta mu bwanwa. Ubwo Mugisha cyangwa The Ben we yiganiriye n'igihe ejo, yaganiriye itangazamakuru igihe, hari amagambo yabivuzeho abantu bagenda bavuga. Icyo ni ikintu cya mbere. Benjamin Mugisha yashinjijwe kuba ashyira kanta mu bwanwa, ariko hano turaza kuhatira agatebe tuyicare. Turaza kuvuga ibintu bikomeye, ndakeka n'abantu bateze amatwi ragalazi ya Afrika muzi muraza gushyiraho comment nimba The Ben umwanga, ndakeka hari ibyo urandikaho, nimba unamukunda hari ibyo urandikaho. I don't know, gusa I'm gonna come about, tugiye kubivugaho byose. We gonna bust. Noneho ikindi kintu navuga ko Mugisha Benjamin ashinjwa kuba yarashyizeho umutsatsi mu gihe cy'ubukwe bwe hariya ku itariki 23. Abantu ngo ubusanzwe bari bazi ko The Ben atagira umutsatsi ku mutwe, ariko ni sakrego. The Ben ari mu mazi abira, ni sakrego kuba baramubonanye umutsatsi kandi uteye kanda. Hariho umwe wayize muri comment ku munsi w'ejo
ngakibona The Ben mu bukwe bwe afite umusatsi kandi bari baraye bahuye adafite umusatsi, yifuje kugenda agakura mu mutsatsi wagakurura akareba ko bitaravaho, atari bya bindi bahambiraho, atari bya bindi by'ibigurano. I don't know, we don't know more about it. Gusa tugiye kuvuga ku bijyanye na perspective cyangwa imivugire ya audience, kuna abantu babivuze, kuntu babibonye, niturangiza tubihuze n'ibyo Mugisha Benjamin The Ben yabwiye itangazamakuru ku munsi w'ejo. Niturangize ikindi kintu turaza kubihuza nacyo, ibyo bita Alex Muyoboke, manager wa The Ben, azi ibintu byinshi n'ibintu yavuze cyane we turaza kubiha agaciro, kandi bijya kumera nkaho bibusikanyije n'ibyo The Ben yabwiye itangazamakuru ku munsi w'ejo. Ariko please, ikintu kibabaje nuko The Ben we mwenyewe ku giti cye, yes, no less, no pause, no cap, no caption, no more TikTok. Let's alanula ita time wigiri yata, we gonna yata. You are generator, you are promoter, you are advancer, you are analyzer, you are divisor, you are other thingy. Iwadita yuwale gitala minemu ni wanyangezi Kaisari yino baitana galazi ya Afrika. Hamwe dura tukareba n'ibintu kibiri kugenda bica trending mwisi ya showbiz. Muri rusange reka manze mbifurize umwaka mushya muhire, happy new year, more blessing muri uyu mwaka wa 2024 2024 uzababere mwiza, kandi I think tuzadukomeza kugenda tubana neza 5 kwa 5 hano kuri La Galaxy ya Afrika. Nimbotera wakora subscribe kuri La Galaxy ya Afrika, nakubwira ngo this is a unique channel where you drive all news, where you drive all discussion about nowadays what wagwane. So hari byinshi turaza kugenda dukomozaho, gusa nimbotera wakora subscribe, this is a right time urakirika ubundi tutubana 5 kuri 5 nkuko narindi kubivuga. Turakomoza ku bintu Mugisha The Ben ari kugenda ashinjwa, niturangiza twongere dukomoze ku byo yatangarije itangazamakuru kumwe na manager we Alex Muyoboke. First of all, muri uyu mwaka wa 2023 tuvugisha ukuri, The Ben niho yatangiye gushinjwa gutera kanta mu mutwe yarangiza akayishyira no mu bwanwa. Mwenyewe hari ikintu yatubwiyeho, yabwiye itangazamakuru, ijisho rya rubanda ari kuntu ryabibonye. Ariko hano turakoresha ikinyarwanda cyuzuye, turahatira agatebe tuhicare tubiganireho ubundi birangire. Tuvugisha ukuri, tuvuga ibyo The Ben yivugiye, tuvuga ibyo audience yanditse. First of all, navuga ko nubwo amagambo yagiye ahwihwiswa ngo The Ben yateye kanta mu mutwe iki, nanjye navuga ibyo niboneye. The Ben iyo kanta mu mutwe yarayiteye, iyo kanta mu bwanwa yarayiteresheje. We already know ni ibintu twabonye bigaragara physically. No The Ben abantu nibarangiza kumushinja ngo kuba yarateye kanta mu mutwe, ngo yatereshejeho n'umutsatsi, ngo ikindi kintu, ngo uyu mwaka ngo yagizemo amadeni ngo mu bantu batandukanye, ngo kiriya kigo cya Skyladrone Company Limited yakigiyemo ideni, ngo bituma iriya ndirimbo ye iba ivanwe kuri YouTube. So please guys ndumva arimo guseseleza. The Ben ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwikoreye ni ibintu bibabaje, ariko perspective ya mbere, ikintu turaganiraho cya mbere cyo kuba ngo yarashize kanta mu bwanwa no mu mutwe, nanjye ndiyemerera ko ari ibintu byabayeho. Some comments
that suggested, iyi ni iya mbere. Uyu bamwita Kariyo yaranditse ngo The Ben turagukunda turakubaha ariko ikintu cyo ikintu Nyarwanda gijaga ikintu cyo niwe wabyanditse nabi, ikintu cyo gushyira kanta mu mutwe apana. Undi wa kabiri The Ben ibintu byo gushyira kanta mu mutwe rata uze ubikora kuko buri wese aba afite uburenganzira bwo kwitwara uko ashaka gukora ibyo ashaka. So navuga ko ino comment nanjye none nenda gukomoza n'icyo nshaka kuvugaho. Nanjye ndabyemera ko The Ben kanta yayishyize mu mutwe no mu bwanwa, ariko The Ben ni ndo gukora ibyo wewe ushaka atanayishyize mu mutwe. Muzo kugenda muvuga ngo The Ben ngo umusatsi we ngo usa nk'ikijuju ngo nago ngo naga witaho ngo warahirimbutse. Nabyo mwabivuga. That's why rero kuba nemera nge numva ko The Ben yashyize kata mu mutwe ni nanjye njya nyishyiramo. By the way, nanjye nyishyiramo nubwo idaherukamo, kandi nawe uri ukunyumva nubwo uri umusore ushobora kuba uyishyiramo. None nimba uyishyiramo, why The Ben yashyizemo kanta mu mutwe abantu bagaba kugenda bamwikorera ibitangazamakuru bikavuga. Kuba ari umusitari kubazwi nicyo cyavuga ngo The Ben kuba yashyize kanta mu mutwe ngo ni ibintu bya danje mwabikajije. Please guys listen. Reka ibintu tubigenze gakeya, reka tworoshye imitsi amaraso atembere ubundi tuvuga ibyo tuzi. So another thing we can deal with nuko tugiye kuvuga ku bijyanye na none no kuba ngo yarashyirihijeho imitsatsi mu gihe cy'ubukwe bwe bwabaye ku itariki 24 Ukuboza umwaka wa 2023 hariya muri Kigali Convention. Navuga ko bwari ubukwe bwarurangiza, bwari bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi cyane, bamwe babukurikiye online kuri web ya thebenapamela.com, abandi bagenda bashyiraho support kuri ya website. Ubona ko byari ibintu byiza cyane. N'ubukwe twavuga ko international marriage bwari ubukwe mpuzamahanga. So kuri amunsi rero w'ubukwe uko twari kugenda tubikomozaho kuba The Ben ngo yaraguze umusatsi yateresheje ku mutwe cyangwa ngo yarakurishije indi miti ngo kuko badasanzwe bazi ko uno mutsatsi amusori awuzanganye. So navuga ko rero ku munsi w'ejo n'itangazamakuru ryari ryahagurutse rero kubivugaho muri rusange, ariko one thing we can deal nuko nyuma yuko The Ben avuye mu bukwe bwe, turavuga ibintu byagiye bibaho tubisanishe n'ibyo The Ben we yavuze. Nuko The Ben nyuma yuko avuye mu bukwe bwe, uyu mutsatsi wese uba disappear, wese ubula. Ibyo byo ndabizi, akunda cyane nanjye icyo mbivuga mu handi kwa The Ben. Yagendaga yambaye ingofero ingofero yayikuyemo ku munsi w'ejo. Nabyo turagenda tubivugaho, turagenda tubigarukaho. Noneho The Ben yagiye muri bitaramo bya Black Agents Party bya Kigali Boss Baby. Nta mutsatsi afite, yagiye mu bitaramo bitandukanye nta mutsatsi afite, ariko mu gihe cy'ubukwe bwe yari afite umutsatsi. Minizi ariyo mpamvu abantu bari kugenda bavuga ngo uyu mutsatsi yari yarawuguze, umutsatsi yari yawuteresheje, uyu mutsatsi yari imiti yakoresheje. So I don't know ariko ni ibintu abantu bari kugenda bacurendingisha ku mbuga nkoranyambaga. Ku munsi w'ejo nibwo The Ben yabwiye itangazamakuru igihe avuga ko abeshyerwa. Yavuze ko abeshyerwa ibijyanye n'umutsatsi we, nuko nyuma y'ubukwe bwe yongeye akiyogoshesha. You have to watch out, you have to test. Ureba ayo mafoto abiri ari muri screen uyitegereje,
The Ben reba yakata twavuze mu mutwe murebe. Ntabwo byoroshye nakaza mutwe ariko ugereranye uhuze ayo mafoto abiri afite umutsatsi adafite n'umutsatsi. Abari kuvuga ngo yari yarawuguze cyangwa akoresheje indi miti, urahita ubona derivation cyangwa urahita ubona ahantu bari kugenda babikura. Time gona catching boy wigona yata bakunda mu mabara abiri, ibara ry'umweru ibara ry'iroza, mbafite ku mutima kwaci ino bayitagaragarazi ya Afrika yemwe abanaga nakaza mutwe gacyaye ni MC eka izali agona say bye.